Banyarwanda, Banyarwandakazi, mwese ndabasuhuje kandi mbifuriza umunsi mwiza twizihiza none. Kugira ngo mbanze nshimire Abanyarwanda bose uruhare n'umusanzu byanyu mu rugamba rwo kubohora igihugu cyacu. Twibohoye tumaze kugera kuri byinshi byasabye ubwitange, imbaraga n'ubufatanye bwa benshi. Byaturanze iki gihe cyose n'uyu munsi biracyari ngombwa. Buri wese akwiye gukora atitekerezaho gusa, ahubwo agashyira imbere inyungu zacu twese. Uri mu kazi ka leta akamenya ko akorera Abanyarwanda bose, akagaragaza ibyo yakoze, byaba ngombwa akanabibazwa. Turizihiza uyu munsi mu bihe bikomeye, duhanganye n'icyorezo cya COVID. Iki cyorezo ni ikigeragezo. Uko tukirwanya bigaragaza uburyo twiteguye guhangana n'ibindi byose byagerageza guhungabanya ubuzima bwacu n'ibyo tumaze kugeraho. Nk'uko rero twiteguye kwirinda no kurinda iby'abaturarwanda bose, ni nako tugomba kurwanya COVID kandi tukayitsinda. Isi yose yahuye n'iki cyorezo, abazakivanamo neza ni abazaba bafite ingamba n'ibikorwa bihamye n'abenegihugu barangwa n'imiterere n'imico yubaka. Uru ni urundi rugamba narwo tugomba gutsinda, bityo tugakomeza mu nzira nziza twahisemo. Uyu munsi twatashye ibikorwa by'amajyambere hirya no hino mu gihugu. Ibi bikorwa birageza serivisi ku Banyarwanda aho batuye, bigamije kandi kuzamura imibereho ya buri wese no guha agaciro buri muturarwanda. Nyuma y'imyaka myinshi ya politike mbi y'ubusambo n'urwango, tumaze kongera kubaka igihugu cyacu twese, kitari icya bamwe gusa. Ni igihugu aho buri wese yita ku wundi. Ubu Abanyarwanda dufite ubwigenge n'ubushobozi bwo gukora no kugera ku byo twifuza nta nkomyi. Dufite guverinoma ikora ibishoboka byose, igashyiraho uburyo ibi byagerwaho. Icyangombwa ni uko amategeko akurikizwa, umutungo w'igihugu nawo ntukoreshwe nabi cyangwa mu nyungu z'abantu bwite. Igihugu cyacu kizakomeza gutezwa imbere n'imbaraga, ubwenge n'ubushobozi bwacu twese dufatanije. Kwibohora ni urugendo rugikomeza kandi dusangiye n'abandi Banyafurika. Ibikenewe byose kugira ngo tuzarusoze tugeze Afurika aho twifuza birahari. U Rwanda rero ruzakomeza gutanga umusanzu warwo mu kwibohora kuri uyu mugabane wacu wa Afurika. Nsoza, twishimiye ko tumaze kubaka igihugu gishya, cyiza kandi kibereye Abanyarwanda bose. Dukomeze muri iyo nzira twese hamwe, abagore n'abagabo, abakuze n'abakiri bato, ariko cyane cyane urubyiruko rufite ejo hazaza hacu mu maboko yarwo. Abanyarwanda twishyize hamwe tubohora igihugu cyacu. Kuva icyo gihe twiyemeje gukorera hamwe buri munsi kugira ngo twubake umuryango nyarwanda ndetse duhindure u Rwanda igihugu cyiza kuri buri wese. Mfashe uyu mwanya ngo mbibashimire. Uyu munsi u Rwanda ntabwo ari igihugu ku ikarita gusa,
kuri twe bivuze igihugu buri wese yishimira kandi kimuteye ishema kinamukeneye. U Rwanda tubona ubu rusobanuye icyizere, bisobanura ko dufatanya buri wese akita kuri mugenzi we, kimwe n'indi mishinga ijyanye no guteza imbere abaturage yakozwe n'ingabo z'igihugu ku bufatanye n'izindi nzego, birerekana ugushyira hamwe nk'abanyarwanda kandi twabigize umuco. Ndashaka nabyo kubibashimira. Uyu mwaka ntitwashoboye kwizihiza isabukuru yo kwibohora uko bisanzwe. Ni nayo mpamvu tugomba gukomeza urugamba rwo kurwanya ubwiyongere bwa COVID muri iki gihe. Ubu ni ngombwa ndetse ni ngombwa cyane ugereranije n'ibihe byatambutse gukurikiza ingamba zishyirwaho na Minisiteri y'Ubuzima n'ibindi bigo hagamijwe gukumira ikwirakwizwa rya COVID no kurokora ubuzima bw'Abanyarwanda. Turashaka ko umunyarwanda wese agira ubuzima bwiza kandi akisanzura, bityo akabyaza umusaruro amahirwe yose aboneka mu gihugu, haba mu burezi, mu gushaka akazi no kwihangira imirimo. Ibikorwa byacu byo guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda n'imibereho myiza bigomba gukomeza kandi bikihuta. Iterambere ntirigarukira mu gihugu, tugomba kurenga imbibi z'igihugu. Turashaka gukomeza guteza imbere ubufatanye bushingiye ku bwubahane n'iterambere, yaba hamwe n'abaturanyi bacu mu karere ndetse no ku isi hose. Kurwanya no gutsinda COVID ni imwe mu nzira yo gukomeza ibikorwa byo kwibohora. Muri iyi minsi tugiye kubona izindi nkingo zidufasha kongera ubwirinzi bw'umubiri, duhereye ku barusha abandi ibyago byo kwandura COVID. Turifuza n'uko zigera ku banyarwanda benshi uko bizagenda bishoboka. Ariko mu rwego rwo kwigira, turakora ibishoboka byose ngo twubake ubushobozi bwo gukora inkingo n'indi miti mu Rwanda. Ibi bizagabanya guhora twiringiye imiti ituruka hanze y'igihugu, itabonekera igihe cyangwa itangwa hagendewe ku zindi nyungu. Ariko birasaba igihe kandi tugomba kwihangana. Hagati aho buri wese afite uruhare runini mu kuba maso no guhindura imikorere kugira ngo tubashe kugabanya ibyago byo kwandura virusi yandurira mu mwuka. Tugomba kumva akamaro ko kwirinda ubwacu no kurinda abandi kugira ngo igihugu cyacu kibashe gutsinda vuba iki cyorezo. Abanyarwanda dufite byinshi tugomba gukorera hamwe kandi dukwiriye kugira icyizere cy'ejo hazaza heza. Twizere ko tuzakomeza uru rugendo hamwe. Reka nongere mbashimire kandi mbifurize mwese ubuzima bwiza